byose ku murongo bikugoye bikubura iri hafi irakumva. Yesu nashimwe bene data dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, mbifuriza umugisha w'Imana. Uyu mwanya ni umwanya mwiza Imana duhaye wo kwishimira ko yaduhaye uyu munsi kandi n'abandi bubahaye. Hari ijambo rindi ku mutima rijyanye no gusenga. Uriya baravuze mu Kinyarwanda ngo isuke bagara ubushuti n'akarenge. Burya akarenge k'umuntu w'Imana n'akanwa ke. Akanwa kacu niho karenge dukoresha dushaka Imana. Kuvuga ngo ikikubwira ko umuntu mukunda ni umwanya umuha. Nukuvuga ko niba uburira Imana umwanya ntabwo uyikunda, kubera ko inshuti yawe ntimwarara mutavuganye. Niyo mpamvu niyo bagiye gukora nkete babanza kureba ngo abo muvugana. Hari inzego zishinzwe kugenzura ibyo zikurikirana trace zikareba uwo mukunda kuvugana cyane. Burya rero mureke mbabwire, twagombye kuba dufite umwanya wo kuvugana n'Imana cyane kuruta kuvugana n'abandi bantu. Hari umugabo rero wabishoboye witwa Danieli. Yagiye gucecebo reruriteka ukaba hafi y'abamutabaza bamusenga batajya Uwiteka aramwumva. Usomye muri Bibiliya mu bice byaho byo mu buhanuzi bwa Danieli ibice 6 umurongo waho wa 12. Danieli 3:12 handitse ngo ngubuke babagabo baraterana baragenda basanga Danieli asenga Imana ye ayinginga. Ngo baraza bavugira imbere y'umwami, bavugira imbere y'umwami ibya ryategeko rye bati mbese harya Nyagasani ntibashyizeho ukuboko kurwandiko rw'iteka waciye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana cyangwa umuntu wese atari wowe asabye Nyagasani ngo azajuguye umugobo rw'intare. Umwami arababwira abasubiza ati nibyo niko nabitegetse koko kurikiye amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Ngo baramusubiza bati ariko Danieli we umubanyagano b'Abayuda nta kwitayeho Nyagasani cyangwa iteka washyizeho ukuboko ahubwo ajya asenga gatatu mu munsi. Iyo usomye ku murongo wa 10 haravuga ngo maze Danieli yumvise urwo rwandiko rwashyizweho ukuboko ngo ayiwe, kandi amadirishya y'inzu ye yari akinguye yerekeye i Yerusalemu. Akomeza kujya apfukama 3 mu munsi asenga Imana ayishimira nk'uko yari asanzwe agenza. Mwene data nyemerera umva aya magambo. Nakubwiye ko muri amasengesho yacu ku Mana anyuranamo. Amasengesho yacu anyuranamo, kandi sengesho rizamutse imbere y'Imana rigenda ririho izina ryawe. Uriya Danieli yari yarakujije umubano wo kubana n'Imana. Kubana n'Imana ntawe yabisabaga. Ndagira ngo ngusabe kubana n'Imana ntawe bisaba, no kuyisenga ntawe byaka. Danieli yari umunyepolitiki ukora akazi gakomeye, ariko ngo bamushakaho icyaha mu kazi barakibura kuko yari inyangamugayo mu kazi k'Abamedi n'Abaperesi. Nabo kari akazi ko mu rusengero. Ntabwo yari umupaseri, yari umuntu ukora mu nzego za politiki. Agakora akazi ke, ariko kuva ari umwana agambiriye gukorana n'Imana. Yari yariyemeje kugambirira kutiyanduza. Ntabwo wagambirira kutiyanduza utajya usenga. Nta muntu ushobora kugambirira kutiyanduza ngo abishobore atajya asenga. Hari icyo utashobora udasenga. Iyo udasenga hari icyo udashobora niyo wabigambirira. Danieli yaragambiriye kwiyemeza no gusenga. Ngo baza kumutegera ngo ku kazi basanga nta cyaha agirayo. Ese wagushaka mu kazi yakuraho icyaha hinenge? Burya no mu kazi dukwiye gukora neza. Danieli yakoraga akazi neza kuba nta cyaha umubonaho. Ariko ikindi cyabaye kuri Danieli akayasenga 3. Noneho nkakubaze
yasenga gatatu gute kandi atica akazi? Ni gute nasenga kandi ntica akazi kandi ngasenga inshuro zanjye? Ibaze kuki asenga gatatu? Ese ni gatatu gute? Yasenga gatatu gute? Ngo ni gatatu ku munsi nk'uko yabigenzaga. Ndashaka kubwira ko Imana yakundaga Daniel kugeza ubwo imubwira ngo mu bagabo b'intwari bari muri Bibiliya batagira icyaha Daniel abamo tari nenge agira, ko Imana yamubwiye akiriho ngo uhumuze hagarara mu mugabane wawe. Mwene data nshuti y'umusaraba, ikintu uburiye Imana umwanya nta kindi kintu bimariye. Ni ukuri dukeneye kubona umwanya w'Imana, ukagira umwanya w'Imana ku buzima bwawe. Daniel yasengaga gute, agakora gute? Pawulo yabigenzaga gute? Ko Pawulo yakora akazi kadasanzwe ko gukorera Imana kandi akanasenga. Wowe ufite urwego rw'itwazo, ukora iki cyatuma utabona umwanya wo gushaka Imana no kuyisenga? Nkamubwire ngo Imana iragukeneye, iragushaka. Imana iradushaka kutubona hafi yayo. Niba hari ikintu uri waremereye Imana, ufite ukuntu wabanaga nayo, ntukabihagarike. Ariko urabona ko niyo bazanaga inzandiko yumvaga ntacyo zivuze, yabaga azi ko ari ubusa bazanye. Kandi kuvuga ngo abamedi barana n'abaperesi, yabaga azi ko ari Imana iruta abo bose. Iyo uko usenga Imana ubana nayo urayimenya. Imana rero ntiyaduhamagariye kuyikurikira gusa, yaduhamagariye no kuyishaka ngo turebe mu maso hayo. Ba Mose yabahamagaye abanyantege nkeya, ariko ko arushaho kubana n'Imana, Imana ikabahindura nk'uko nayo imeze. Imana duhamagara rero dufite intege nkeya, ariko aduhindura nk'ukwiri. Imana iguha umugisha, ushaka umwanya wo kwegera Imana, bikubere uko wizeye kandi Imana iguhire. Gusenga ni byiza, gusenga ni ingenzi.